ugasanga umuntu imibonano mpuzabitsina nta kwegera ntibajya bashukwa yaba ari umugore cyangwa umugabo ahora ajunjamye nyine ugasanga ni umuntu ubaho muri kweye nta kintu na kimwe ubaho nk'uwibana mu rugo we wenyine abafite timidite se ntago ari timidite gusa biba birenze urugero imwe muri izo zombi nakubwiye ni ukubaho ukabiriza ibintu hari abantu ni schizoid ni ugukabiriza schizotype yo ni ukubagira iyo low mood ugasanga umuntu arakonje ntataha amakwe ntiyakira abashitsi ugasanga iyo utamusobanukiwe ko afite ikibazo mu gitanda ubaho mu rugo umeze nk'aho uri wenyine uba uri wenyine kabisa ubaho irungu rirakwica kandi warashakanye n'umuntu none se uwo muntu aba yabitewe n'iki ku cyaba ameze gutyo bituma n'umubiri ujya hasi amarangamutima atazamuka ibintu byose bikajya hasi ibyinshi n'amatrauma response niba se nk'umwana ibi byose ni mu bwana urumva byoroshye kuba wabana n'umuntu ufite dependance affective ufite dependent personality disorder wa muntu uhora ukubwira ariko se yirirwa yiriza kuva mu gitondo kugeza nimugoroba yipfushije buri munsi akubuza kujya kwisangira n'inshuti zawe ntago byoroshye iyo mico ntabwo abantu bayisanga ku bagore cyane cyangwa n'abagabo abayidevelopa amadependance affective kankubwire ibimenyetso by'umugabo ufite dependance affective umugabo ufite dependance affective guca inyuma uwo bashakanye abantu benshi baca inyuma ntago baba bakunda igitsina ntago ari igitsina kiba kibajyanye abenshi ni dependance affective yagenda umugore hari n'umugabo nakiriye ndamubwira ariko gute nyine we yari yaje kwivuza guca inyuma aravuga ati enough is enough kunanirwa njya hirya no hino nkeneye gukonsantra ku rugo rwanjye kandi yewe umukansela ndamubwira se baguha iki ati nk'uwa mbere yaminiraga inoze ikora akankorera akamasaje sutu affection se utwo nutu affection akansukira mu kirahuri akambwira neza kuri telefone kandi umugore yo ntasho wahita akajya kureba undi ugasanga umuntu yazengurutse mu bakobwa bose ba Kigali ariko icyo ari gushakaho ari gushaka ku kantu ka dependance agira uzi ikintu kiba cyarabiteye none umuntu wenda tuvuge uri umwana mama wa isasama indi wenda ufite amezi 5 mama wa isasama indinda ugifite amezi 5 kandi afite n'abandi bana nka 6 n'abandi 20 baje kuba mu rugo mu muryango urumva mu mashaka kubona affection kandi twebwe turikiremwa muntu kiremewe guhabwa affection uyu muntu aragira carence lack of affection arigiramo icyuho cyo kwitabwaho akigenda nakinjirane mu muryango akinjirane mu muryango byumve si ikibazo ahuriye nacyo mu muryango bakajya babisha abagore ngo nuko babimye ngo nuko ngo bababwira ibibazo oya ahubwo none yatangira guhura n'umukobwa hari yavuze kumubwira ati bebe akakwita bebe wibuke wabuze mama wari kukubwira ngo bebe ubu ngubu umukobwa arimo kubikubwira rero birakira birakemuka wenda nko kubakugannye bakubwira ati genshi nyuma umugore wanjye barahara abagabo benshi uwo ngose mu byukora uraza ukamufasha akamurya ko byarashize ejo nko mu masayine rwose aro twahuye tusanganwe ndamubaza ariko kudaheruka kumbwira uracyareba abakobwa bose ukumva nta nubwo baba bashaka sexually niba amuvugishe neza yumva yakomereza aho ngaho ni nk'agahenda abana inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze kuri buri muntu wese uduteze amatwi ni umugisha ukomeye cyane kuba uri kumwe natwe ni umugisha ukomeye cyane kuri jye kuba ndi kumwe na Munezero Marie Yvette ni umuntu ufite byinshi dukeneye nanjye ubwanjye ndabikeneye nawe uri kunyumva ukeneye by'umwihariko Marie Yvette kugira ngo ubashe kubaho neza kugira ngo ubashe kugira umuryango mwiza uyu munsi igihe nkunda kuganira n'abantu benshi bafite imiryango yasenyutse rimwe harimo kutamenya niyo mpamvu uyu munsi tugiye kuganira na Yvette kugira ngo abashe nyine kuduha by'umweko byinshi cyane uyu mudamu rero mubona ahangaha afite byinshi agiye kuduha afite byinshi afite mu mutwe tugiye gusangira Marie
tuguhaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze Gerard. Umeze neza? Meze neza. Urasa neza, byo ni ibisanzwe. Murakoze. Yego. Akunda ko baguhamagara Gerard cyangwa Rweme. Urakoze Rweme. Unyibukije umuntu. Urakoze Rweme. Cyane rwose. Tujye kuganira rero. Ariko mbere yo kuganira twibwirane. Murakoze. Uri muntu ki? Nitwa Munezero Marie Yvette nk'uko wabivuze. Yego. Ndi umuyobozi nkaba naranashinze ikigo cyitwa Mindful Nations Counseling. Mindful Nations Counseling ni ikigo gikorera gitanga serivisi z'ubujyanama bw'umwuga ku byerekeranye n'imyitwarire ndetse n'imitekerereze ya muntu. Ubwo ni ukuvuga ni mu buryo buri sociale, hari igihe abantu babivanga na counseling psychology na clinical counseling, aho ni ukuganira n'umuntu ufite ibibazo byo mu mutwe kwa muganga mu buryo buri clinique. Twebwe rero ni mu buryo buri sociale, bya bindi tubana nabyo mu buzima bwa buri munsi, mu kazi, mu muryango, mu nshuti. Usanga twebwe abantu baba counselors bari sociale aribyo turebaho. Ndi umudamu uri mariye. Murakoze. Yego. Uvuze ikintu mwe mugana mu buryo buri sociale, hari n'uburyo buri clinique, bitandukanira hehe? Mu buryo buri clinique ni umuntu warwaye icyo twita indwara zo mu mutwe, cyangwa se ibyo twavuga byandi bavuga ngo ni ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, ariko nyine bya ndwara wenda tuvuga umuntu yarwaye ibisazi, yarwaye amaskizofrenia, hari zo gusobanura mu Kinyarwanda bitoroha. Hanyuma twebwe rero turakumira. Icyambere dukumira ko izo ndwara zishobora kubaho, bya bindi bwa buzima ubanamo n'abantu, ya mitekerereze ugira ikurinda kuba wagera ku rwara bya bibazo bikeneye aba psychiatrists cyangwa aba psychotherapist, babaganga noneho bize medicine na psychology. Twebwe turabikumira. Hanyuma tukanareba noneho n'ibijyanye n'amarangamutima, bijyanye na kamere muntu, imitekerereze n'imyitwarire muri rusange. Mubikumira gute? Mukumira iki? Dukumira ko wagira ibyo bibazo by'uburwayi bwo mu mutwe. Mbese mukumira iki? Ni iki umuntu aba afite? Ni iki gituma njye kureba Mary kugira ngo amfashe? Ibishobora gutuma umuntu aza kutureba ni byinshi, kuko hari nk'abantu baza kutureba kubera ko tuvuge nk'urugero, niba waravutse ukavuka udafite ababyeyi, wenda ugakurira muri orphelinat cyangwa se ugakurira mu miryango itandukanye, ukaba ugeze igihe cyo gushinga urugo, ukaba ugeze igihe cyo kubyara. Hari igihe uba utumva neza, udafite guidance, utumva neza uburyo ukwiriye kuba warera umwana. Ni urugero, kuko uravuga ati nimurera nk'uko mu rugo bandeze, kandi ko bandeze numva byarankomerekeje, biraza kuboneza ikibazo, biteze aho twashakanye ikibazo, biteze n'umwana ikibazo. Ibyo bibazo uri guteza umwana bishobora kuzamuviramo bwa burwayi bwo mu mutwe muri ejo hazaza. Ushobora kuza kutureba kubera ko utiyumva neza muri wowe, ukavuga se ko ngewe n'uwo twashakanye tutabanye neza, ikibazo gihari ni ikihe? Mu minsi yashize umuyobozi, ndavuga nyakubahwa Perezida wa Repubulika, yigeze gukora, yarimo araganira, aravuga ati ariko ubundi izo divorce ziboneka kubera ikiziza? Ese abantu babiri bananirwa kumvikana, kubana, kuganira ngo bumvikane. Noneho wowe nawe wagombye kwibaza uti ariko ubundi niki kituma ntabana neza no twashakanye? Kuki mu muryango wanjye ahora amakimbirane? Ni iki nyine ki? Wagombye guhita ubyibaza, ukihutira kujya kureba impuguke, counselors, bakakubwira impamvu, mukabiganira impamvu nyine unanirwa kumvikana, kuko icyo kibazo kirahari. Ni iki nyine gituma unanirwa kumvikana? Ibyo ngibyo rero byo twe explore. None se wenda mu by'ukuri dufite ingo nyinshi cyane, njye mbese njya ku rugo ko n'ubundi turaza kuganira no ku muryango tutarabyinjiramo neza, mfatiye aho ngaho. Mfite imiryango myinshi tujya tuganira, baza kutugana ngo baduhe inkuru, ntabwo baje kwivuza nk'uko wenda bashaka kuza iwanyu ngo mubafashe. Ashobora kuza wenda kuvuga ngo urugo rwananiye, ibintu byanze, umugabo byanze, umugore byanze, mukaba mwamufasha cyane. Kandi ari byo dukora. Ubundi ntago ntekereza ko umuntu ajya kuganira, hari igihe cy'ihungabana, hari level y'ihungabana umuntu agera
ageraho akumva adashobora guceceka anymore. Hari igihe nigeze kuba ndimo kuganira n'abantu batera story ndababwira ati rero ngiye mbona abamotari bakwiriye guhabwa amahugurwa ya counseling kubera ko mu muhanda bagenda bumva ibintu byinshi. Iyo atwaye umugenzi agenda amubwira urabona urugo rwanjye umugabo yarananiye, bakagera aho bagera inkuru itarangiye rezo bakaba bibafashe mukajya uvuga ati reka none bagiye bavuga binigure. Umuntu agera kubwira umumotari, umuntu agera kuvuga ati reka ndebe rweme mubwira inkuru yanjye kubera ko bafite byinshi muri we yabuze aho abisohorera, ugasanga byagiye bimuhungabanya cyane. Rero abantu bagira ibibazo mu muryango koko, ariko urugo rurarwara kandi urugo rurivuza rugakira. Yego. Mary, urakoze cyane. Tugiye kuganira ku muryango n'ubundi nk'uko tumaze kubivugaho, birumvikana ko nyine bishoboka ko uyu munsi niba ufite urugo rutameze neza, reka mvuge urugo ndetse n'ibindi bitandukanye wumva bitagenda muri wowe, ukumva ufite agahinda, ukumva ntufite ibyishimo, hari abantu babaho batishima cyane. Birashoboka ko wagana Mary bigakunda. Mbere ko dutangira neza ikiganiro, ndifuza ko atanga nimero de telefone, utavuga ngo ntabwo yigeze azitanga kuko wenda utasoje ikiganiro, ariko ni ngombwa ko usoza ikiganiro uvuga nimero telefone urongera unayivuga dusoza. Murakoze cyane. Ni nimero y'akazi, ntabwo ari ngewe uyitaba, ni assistant, mfite umu assistant uyitaba. Hanyuma nuko ihamagara ugiye gusaba nka rendezvous gusa, cyangwa ukayandikira no kuri WhatsApp irahaba, ni 0788 43 70 Yego. Tugiye kuganira rero nawe, tugiye kuganira na Mary ku byerekeranye n'umuryango, kugira ngo twubake umuryango mwiza uzira umuze, udafite ibibazo, cyane ko uyu munsi igihugu kiba kuko habayeho imiryango myiza. Byanze bikunze abaturage batameze neza, badatekanye mu mutwe, nkeka ko twagira igihugu cy'abasazi, sibyo ra? Mary, ku giti cyawe ufata gute umuryango, musobanura gute umuryango? Umuryango, hariho umuryango uri noyal, katuvuge gutyo, urimo umugore n'umugabo bagira umugisha bakabona n'abana. Hanyuma hakabaho noneho n'umuryango mugari, icyo twita communauté cyangwa se société. Byose ni umuryango, ariko byose biherera ku mugore n'umugabo, ndetse bikextendinga bikajya no mu bana. Rero iyo tuvuze umuryango, hariho ko abantu bagomba kwiga gutandukanya isezerano rya mariage ry'urugo ndetse isano y'urugo. Iyo tuvuze rero isano, tuba tuvuze relationship, tuba tuvuze iyo mibanire, tuba tuvuze uko mubana, dynamic mubanamo, cyangwa se dynamic ni uko mubana nkamwe mwese. Igisobanuro mu jambo rimwe twaha urugo rwanyu cyangwa se umuryango wanyu. Hanyuma iyo tuvuze isezerano, ni bya bindi muba mwaraganiriye, mukavuga muti njyewe Mary ndumva nagukunze, ndumva twabana, sinzaguhemukira. Iyo ni isezerano riri verbal, contrat verbal muba mwageranye. Hakabaho na contrat zo ku murenge dukora, contrat de mariage, byandi tuvuga tuti njyewe kanaka nemeye ko kanaka umbera umugore, tukazabana uko twabyemeje, nta nibyo mwiyemeje mutazi ibyo mwiyemeje ngo ni ibiki. Mutaraganiriye niba mwaraganiriye, usanga mwaraganiriye nzagutetesha nzagutonesha, ntago muba mwaraganiriye neza ibyo mwiyemeje ngo ni ibiki. Abantu benshi bahita bavuga ubwo ibyo twiyemeje ni ivangamutungo, ni ivanguramutungo, ni muhahano, nibyo batekereza mu buryo buri financier. Kandi umuryango uri beyond ibintu uburyo buri financier. Hanyuma cyangwa se byandi dukorera kwa padiri cyangwa kwa pasteri, ama contrat religieux twagiranye, ibyo ngibyo ni isezerano. Ibyo bitandukanye n'isano y'urugo, ari nayo iduha umuryango wawo ndurimo papa na mama. Isano ho ni hahandi umugore n'umugabo biyemeza kubana, ariko mu buryo butari financier, butari ubw'amagambo gusa, uko mugenda mubana mu buzima bwa buri munsi. Byigabye iyo mibanire abantu babanamo, ubundi yigabye mu bice bine, ibyo twita family dynamics. Yigabye mu bice bine. Hari family dynamic
ngira ngo niyo terme nakoresha yoroshe. Hari family dynamic aho umugore n'umugabo bemera njyewe ndi umuntu, nawe Gerard uri umuntu. None kuba turi abantu twembi ntago biduhindura abo turi ko turi abantu. Kuba tugiye kubana tuzunga ubumwe. Iyo kunga ubumwe ni imwe muri type ni imwe muri type ya family ya dynamisme familial ya family dynamic. Kunga ubumwe nuvuga ngo njyewe amashuri nize, indwara ndwaye zaba ari z'umubiri cyangwa ziri psychological n'ibyanjye, nawe ufite ibyawe, ufite imiryango, ufite amateka, ariko noneho regardless ibyo ngibyo ese twakunga ubumwe. Icyo gihe mu definition cyo twita a common interest, ibyo inyungu rusange ni abana, ni imitungo, ni inshuti, ni iterambere, ni imibonano mpuzabitsina. Iyo family dynamic bayita functional family dynamic, ni ikunda kutabamo amakimbirane cyane ya hato na hato mu muryango. Ariko hakaba n'abandi bitewe wenda n'imyemerere imyemerere y'amadini cyangwa se n'umuco, noneho bo bavuga bati ntago tugomba kunga ubumwe, ahubwo ikihari nuko tubumwe. Kubumwe no kunga ubumwe nabyo biratandukanye. Iyo ngiyo tuyita illusion. Impamvu bayita illusion nuko ari kinyoma, ni nk'ikinyoma, ni nk'ikigare muba mugenderamo. Ntabwo mwebwe mwidefinisa nk'abantu muri mariage, ahubwo muba mumeze nk'abakoze koperative y'urugo. Hahandi njyewe mba numva imboni yawe irebera mu jisho ryanjye, watukorwa nyine akaba ari nge batokora napfa. Ubwo rero uyu muntu abangaba mu buzima bwabo abaha kubaza ngo kuki utakoze ibintu nkanjye. Mu gihe babandi muri functional we arakubaza ati twabikora iki. Function isaba level ya maturity no kuba udafite ibibazo byinshi byo twita abnormal behaviors. Hanyuma hakazaho indi family dynamic nayo bitewe n'idini cyangwa se n'umuco, icyo twita dominant submissive family dynamic. Noneho muri umwe mu bashakanye agomba kuba umutware wundi. Iyo tuvuze umutware ni ukuvuga iyo hari master hagombye kuba hariho na slave, wenda umucakara we cyangwa umuhereza we, umuserveri cyangwa umuja we, cyangwa se akaba ari peti. Buriya iyo nk'abantu bafite imbwa mu rugo baba ari ba master bizo mbwa. Ni ukuvuga wa wundi uri domina agomba kukugenera. Waravuga ngo nkoze, ndavuze ngo kora iki. Wibuke iya mbere ni twakora iki, iya kabiri kuki utabikoze nkanya, iya gatatu kora ibi. Niko mbivuze ndavuze ngo ntabwo ushaka kujya mu kazi point entre, ndavuze ntabwo ushaka kujya mu kazi, jya gusura iwanyu. Yaba atabishaka ntabwo wajya gusura iwanyu. Akakuvuga ati nyine we ibyo umwuka uwuhumeka ugenwa nawe, ibitekerezo byawe ntabwo ugomba kubigira. N'ubu ugira ibitekerezo Bese nuko nguko ni ndavuze ngo ugomba kubaho anda y'ibirenge byanjye. Hakazaho none na dynamic ariyo ya nyuma, ubwo nibyo bice bine dusangamo umuryango cyangwa se icyo mbazaga uwo muryango nyine umugore n'umugabo n'abana. None hakazaho icyanyuma icyo twita open family dynamic. Ho noneho ni ubikora uko ushaka, ubikora uko bibonye, burese rebe. Usanga ari rwa rugo n'abantu badivosinze ubundi baba muri open. Bura iyo abantu badivosinze bibigira ko ngo babirangije, ntago babirangije cyane cyane iyo babyaye. Ahubwo kiba gihindutse nuko family dynamic yabanagamo. Niba twari dusanzwe turi muri dominant, tujye kuba noneho open. Noneho ho ubikora uko bishaka, bikore nyine burese amenye ibye. Hanyuma niba mugifitanye ya sezerano twabonye ryo ku murenge cyangwa iki, ugasanga enda nk'umugabo cyangwa se undi mugore n'umenya abana, ni umenya iby'imitungo. Nigeze kumva abantu bavuga ngo naka terme kandongora nitunge iko bajya babivuga. Ugasanga we nta kintu na kimwe umwe mu magize umuryango uretse gutaha akaryama, akongeresha akabyuka ajya muri gahunda ze, nta kindi na kimwe. Nta kindi kintu akora mu bijyanye n'umuryango. Uko nguko niko rero ndefinisa umuryango muri rusange mwizo dynamics ukarenye. None se mbwira, wenda abanyarwanda kenshi bisanga hehe? Kuko numvisemo by'umutware, uko numva ni ya gatatu. Akenshi usanga
umugabo nyine ni umutware w'urugo, umugore ni umutima w'urugo. Ibyo ngibyo tubyumva mu kinyarwanda, ariko no kubakoresha bibiliya tukumva kumva iryo jambo ngo umugabo ni umutware w'urugo cyangwa ni umutwe w'urugo. Abanyarwanda dukunda kwisanga hehe Mary? Nubwo uvuze ngo abanyarwanda, kubera ko ntabwo ndi buze kuvuga abanyarwanda dukunda kwisanga, kuko hano mu Rwanda nta kigo kirakora ubushakashatsi kuri ibyo bintu ku banyarwanda by'umwihariko. Ariko ntabwo byatuma ntagusubiza uko mbibona, bitewe akenshi nabonye bigenwa bitewe na level ya maturity n'uburyo umuntu akuze mu mutwe kurusha ko wenda yaba ari cyo Bibiliya ivuga, kubera ko muri Bibiliya harimo byinshi. N'indi navuze ya illusion iba muri Bibiliya, nuko umugabo, nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina agasanga umugore we ngo babe umubiri umwe babane akaramata. Abantu benshi bagahita badefinisa umubiri umwe nko kuba nyine njyewe nawe, ubwo tubyita twabaye confused. Izo set, izo ensemble, abo bantu babiri babaye confused, umwe yinjiye mu wundi kugira umwe ave mu wundi. Byasaba bimeze nka kwa kundi nyine sida yinjira mu karemangingo k'umuntu, buryo kugakuramo bisaba kuyikuramo bisaba kugasenya. Rero biterwa na level ya maturity abantu bafite. No kuvuga iki, no kuvuga muri izo dynamics navuze, nta dynamic mbi irimo, hari ikintu ugomba kumva. Biterwa nuko abantu bayikora, nta dynamic mbi ihari muri zose. Biterwa nuko abantu bayikora. Duhere kuri functional family dynamic. Kuri functional family dynamic, kugira ngo ibe nziza, nubwo abantu badakunze kugirana dukimbirana iyo bayirimo, ariko kugira ngo ibe nziza birasaba ngo hahandi mu bumwe bwanyu aba ariho haba priority kurusha kuri personal interest. Muri common interest zibe priority kurusha personal interest. No kuvuga iki, no kuvuga ngo niba ngombye gutaha saa 3 abana cyangwa saa 1 abana batarasinzira, ndabyumva, nari mfite akazi kenshi, nari mfite ishuti tugomba gusangira, ariko kubera ko abana ari common interest, ndataha mbere batarasinzira banze mbarebeho, noneho ndebe me priority common interest kurusha personal interest. Ni handi uvuga uti, ntabwo uvuga gusa ngo jewe ngo nuko nteye, ntako uteye kubamo, ahubwo ureba cyane muri common interest. Niba Gerard akeneye, ngomba kugutangaho urugero, niba Gerard akeneye kujya kwiga masters, noneho n'umwana akaba akeneye kujya kwiga mu kigo runaka, njyewe ndabanza nishurira umwana Minervare, noneho ngewe nzi nyuma, kuko amashuri yanjye, diplome yanjye ubundi ni personal interest. Nyambibona rero n'abantu babivuga, akavuga ngo ngo twa graduatinze nk'umugabo wanjye, ngo twabonye PhD. Umuntu wabonye PhD n'umugabo, ntabwo ari umugore. N'akazi niyo jyago yaringa bazaharinga umugabo, munatandukanye. Diplome yazayisigarana, ntabwo muzayigabana. Kugira bigende neza nuko ngewe mbere yo kuvuga ngo reka njye kwiga hanze cyangwa nabonye akazi muri UN njye gukora hanze, ese nta kintu biri bwa affectingeho common interest y'umuryango, ibyo duhuriyeho, ese tukicaye tubyumvikanaho, tureba neza ko ese koko abana, kuko niba abana bari muri common interest ntago biri buze kuba affectinga. Ibyo byose birakora. Aka kanya twakira amaterapi y'abantu benshi bagiye gukorera 10,000, 15, 20 by'amadolari hanze, basize abana, basize abagabo, basize abagore, bakazagaruka bagasanga rwose ibintu byarazamye cyane ku bana, ugasanga ntago abana bakuze bameze nk'imfubyi. Iyo rero nuko nguko umuntu ayigira nziza. Tujye kuri submissive dominant, ndumutware. Nko mu bihugu bya za West Africa, muri za Nigeria, bagira iyo dynamic. Umva n'umugore umushatse, ukihibyo kumubwira ngo rwose umugore wanjye ngo ibintu tubikoreye cyatavuga ati uyu mugabo nta kigenda rwose, umugabo uza kungisha inama, nta mugabo umurimo, akeneye umugabo uza akamubwira ati tugende mu cyumba cyangwa igikorwa n'iki. Niko n'umugore umva ntiyabikwemerera, niko bo rwose bubaka muri dynamics zabo. Ahubwo ese wa mugabo w'umutware, tuvuge mutware afite leadership skills, urashaka kuba umutware ariko ntago uzi kuyobora icyari cyo, kubera ko biragusaba kuba nk'ahari mwabira bihugu, ishema rya wa mutware ni imibereho myiza y'umugore.
niba umugore usanga ari utwara imodoka nziza umugabo akajya avuga ati mwabonye umugore wanjye imodoka atwaye amanuvo modera barayawe akaza nubwo yagutegetse araza akavuga ati they chop money bya bindi araza ayo yakoreye yose arayaguha they spend baspendinga cyangwa se batakaza ubutunzi bwabo ku bagore babo ngo babeho neza bishime no ku bana babo iyo araza akavuga ati muzajya mu kwa karindwi muzajya muri vacation Dubai yego ntago yakubajije ngo mbese ushaka kujya he wajya he ariko nibura yaguhitiyemo icyiza noneho nk'inaha ngaha tuvuge nko mu Rwanda urashaka kuba umutware ariko ubutware bwawe no kugenda uvuga umugore yarananiye yigize indaya urajya ku kazi nkande dore uko gisa ibicucu birakwishe biki ndavuze ngo nta mugore ufite amafaranga yasuzugura ugasanga wowe icyo ugambire ni imibereho myiza imibereho mibi y'umugore cyangwa se y'umugabo biterwa n'uri domina kuko n'umugore ashobora kuba domina ugasanga wowe nicyo ariko tujye twumva ko umugore yabaye umutware bijya bibaho icyo gihe duhita tuvuga ngo umugabo nyine ngo yabaye inganzwa bijya bibaho hari n'abantu bajya bavuga ngo kugira ngo umugabo yubake neza agomba kuba inganzwa ariko nabyo si byo ntabwo ari byo ntabwo bikwiriye hanyuma iriya ya illusion yo ntabwo ikunze kuba nziza kubera ko abantu bahora mu dukimbirane biragoye uvugisha ukuri ntabwo waba umwe nk'umuntu ntabwo watekereza nk'uko atekereza ntabwo mwagira indangagaciro zimwe ntabwo mwagira imyizerere imwe kuki utakoze nkanjye kuki utatekereje nkanjye nayo ntago yo ikunze ahubwo abantu abenshi usanga bari kwisanga muri ya dominanti ariko ugasanga baraharanira cyane cyangwa n'abari mu area ya function baraharanira cyane ngo bajye muri illusion ngo babumwe noneho bagapushinga cyane ngo babumwe bikarangira bagiye muri open aba pushinga cyane ugasanga arapushinga arakoze kuki utakoze kuki utasha amasaha zirashitiza bisinzi shaka ibiki ugasanga byarangiye babaye open ubwo niho divorce zizira cyangwa noneho baratandukanye nabonye ariko n'abantu basigaye batandukana umwe akajya Canada undi agasigara mu Rwanda cyangwa ugasanga umwe asigaye akorera mu ntara cyangwa nyine ugasanga baratandukanye nta reme ry'umuryango rigihari kuko bifuzaga iki bifuzaga ngo babumwe bikarangira batandukanye barifuza kuba kuba confused bikarangira ahubwo batandukanye kuko ntago bijya bishoboka none se abantu bareke guharanira kuba umwe oya bagombye guharanira kunga ubumwe ntago bagomba guharanira kuba umwe baharanire kunga ubumwe okay mu masegonda make bitandukanire he nubwo wabisobanuyemo bitandukanye ibyo bintu reka tubitandukane gutya dufashe hari assemblée ya union byasaba kwishushanya kugira ngo byumve hari parti yanjye ubwanjye ku giti cyawe hari parti yawe ku giti cyawe ubwo ariko hari n'indi parti yacu twembi iyo y'ubumwe bwacu twumvikaniramo ibintu byose iyo ngiyo niyo nibwo bumwe hanyuma hakaza kuzaho noneho babandi ntibagira iparti yanjye ntibagira parti yawe bagira parti yacu twembi nuva uruziga rumwe ruba ruri mu rundi nge nawe badufate baduponda nyine batugire igipondo kimwe niko nabivuga gutyo kugira ngo birimo birumvikana ariko n'umuryango turiho ubwo buri wese yumvise byumwe abubatse bumvise aho baherereye byanze kunze twese tuba dufite aho duherereye tuba twifuza n'icyo twifuza kujya ariko ntituzagire kuri cya kindi cyo gutandukana Mary uyu munsi rero navuga ngo turifuza kuganira by'umwe ku yitwarire idasanzwe abnormal behaviors umuntu aba afite iyo nyifite n'umugore akaba yifite tubwire uburyo ishobora kwafekita cyangwa ishobora kugira ingaruka ku muryango ni unatubwira iyo myitwarire iyo ariyo uko bimeze abnormal behaviors cyangwa se imyitwarire idasanzwe cyangwa se idakwiye tuvuge gutyo ya affecting umuryango ni myinshi turavugamo imwe ikunze kugaragara muri iyo myitwarire rero turibanze duhere ku myitwarire ijyanye na kamere y'umuntu nituvuga kamere y'umuntu abantu bumve ko ari ya miterere karemano umuntu adashobora kugira icyo ahinduraho iyo myitwarire rero cyangwa se izo kamere zibarirwa nazo mu moko ane mu moko ane
hari abantu tubyita personality mu cyongereza cyangwa se temperament. Personality zibarirwa mu bice bine, nta kintu wazihinduraho. Abantu hari igihe babana ugasanga nagoje personality, none ugasanga iyo ushaka kugira ngo wowe n'akana kamumwe ya indi navugaga ya iri illusion ya dynamisme familial, mpora nkubwira kuki utitwaye nkanjye, kuki itware nkanjye. Urugero tuvuge niba ufite icyo twita choleric personality, niba abantu bavukiye gutegeka, kuyobora, baba bari muri kamere yabo, bakunda gutanga amategeko, bakunda lixe, ntabwo bagira amarangamutima menshi. Usanga wowe uraza ukavuga ariko kuki utambaje umunsi wanjye uko wagenze, ukavuga se kutasha amahoro nkaba nkubona ikibazo ni iki. Ntabwo ibyo ngibyo ari abnormal behavior, ni amakarakiteri, ni amakomportema, ni personality y'abo bantu bameze gutyo, kandi baba bakeneye, kuko ntabwo iyi si ikenera abayobozi. Iyi si kugira rero umuntu n'abayoboke abo bayobozi bakeneye abayoboke. Ubwo rero urumva ntabwo umuntu yaba agira amarangamutima menshi ngo abashe kuyobora, ntabwo bishoboka. N'abantu bareba kure, mushobora kuba mubana ukaba uri muri rwose sheri tugura akabanza n'ibiki, we ari gutekereza mu myaka 20 iri imbere akakubwira ati reka nabyikibanza, kumbe we yaranje kubaka apartment mu mutwe nanazayubaka kandi akabikora akabigeraho. Iyo mu bwenge ibi ntabwo bishoboka, ahubwo abikorera icyo babazi kwihiringa bo kuri bo. La fin justifie le moyen, bareba ibyarangiye, wimuzanira detail uwo nuko ateye, sibyo? Hakazaho abandi sanguines rero nabashusha rugamba, hahiye hashuse, bo rwose akora. Usanga iyo mubana utazi neza kari personality, hari ukuntu uhita uvuga ati kuki uhora ibintu byose nta na kimwe ukora ngo kirangire. Nabo bagira ambitions ariko ntabwo bazikora ngo zirangire. Niba atangiye kuba, ugasanga yatangiye gucuruza akabotike, ejo akaba yabaye umunyamakuru, ejo bundi tubona arimo aracuruza imyenda, nta kintu na kimwe akora nyine ngo agifata ambitious kuri cyo kirangira. Birumvikana abantu bakunda gutira attention, mushobora guhura rwose yaseye tentire y'icyatsi mu mutwe, deshirivasi kagera hejuru, ukajya umubwira ngo ibyo deshiribiye ntabwo mbishaka, ibyo bitentire n'ukuri bumeze nk'uri kumwica. We ntabwo iyo ni imyitwarire mibi, ntabwo ari imyitwarire mibi, agomba kwattractinga, baba bumva bashaka kuba very attractive. Niko ameze muri personality, muri personality. Abashabutse cyane tubyita ko byiza cyangwa ni bibi. Uya ni intege nke, ni imbaraga. Buri wese agira intege nke n'imbaraga. N'abantu bagomba gushirisa amuvuma. Uzarebe n'abahanzi, ushaka kureba umuhanzi umwe ukabona yarapfumuye ku zuru, amatwi ahantu hose, none ukabona n'undi bose ni ibyamamare, ahora na coordinaire, yambara amatisi kandi nawe akabicyamamare. Kandi ukibaza se kuki uriya yashizeho amaherena. Use abahanzi badefiniswa n'amaherena? Oya, ikintu cyabadefinishije ni personalite zabo. Bose n'abahanzi ni ibyamamare, barakunzwe, ariko umwe ari pose, aratuje, undi we rwose ahantu hose agomba kwashira ibintu nyine biri very byatira attention y'umuntu. Tukagira noneho n'aba perfectioniste, abo bita ba melancholic. Iyo ni kamere nayo. Aba bantu rwose ibintu byose bigomba kugenda ku murongo, ikitari umweru kiba ari umukara, byose bigomba kugenda ku murongo. Nta muntu ukora icyaha ku isi, nawe yakoze icyaha ntiyibabarira, iyo wakoze icyaha ntagakubabarira, ahora ni impungenge. Nawe ntago rwose bakunda batinya riske cyane. Bakunze no mu bantu nk'ijana biyahura nka 95 bari aba perfectioniste, bakunda kugira ibyitwarire ibatera kwiyahura kubera kuba ko bashaka kuba nta makemwa, arashaka ngo umubane nta makemwa, ubeho umeze uri umutagatifu, umeze nk'igiseke giteretse ahantu runaka. Biravuna, n'imiryango yabikunze gusenyuka iyo atari yamenya gukontrola personalite ye. Hanyuma tukagira n'abandi noneho aba phlegmatic, abantu b'abanyamahoro baba biturije rwose, baganiza abantu neza, bakakira abagana, ariko ntumaze kujya ku kazi, umaze kwirebera televiziyo. Ubwo hari abagabo benshi bajya bavuga umugore wanjye ntashaka kujya ku kazi, cyangwa umugore akayirirwa avuga umugabo wanjye n'umunebwe. N'ukuri ugasanga muri personalite niyo wahundi buye rigasha, wayakorera ukayazana nta kibazo ari buguteze, ariko ibyo kwirirwa umubwira ngo ujya gushakisha dutera imbere, rwose dutera imbere byiki, ejo ni heza, twariye twanyweye, biba bihagije. Ntago nyine bo bagira igishika, ntibagira courage, bahorana ubunebwe, ariko bakagira umutima nyine woroshe utuje. Urumva nawe ni personality, afite ibyiza afite n'ibibi.
noneho nitujya noneho ku ndwara kuri ya ma abnormal navuga ko ari indwara ya personality abnormal behavior itari yo mu mutwe ariko malheureusement tubona abantu ukabona nko mu kazi mu rugo ukabona abantu ni muzima ukabona afite ubwenge ariko ukagira ngo abantu barwara mu bwenge gusa abantu ntabwo barwara mu bwenge gusa ahubwo umuntu ashobora no kurwara no muri kamere umuntu ashobora kurwara mu marangamutima wa muntu urwaye personality we usanga ya kamere ye yarenze bya bindi urugero ntabwo urumva umuntu uhora avuga baraturogera abo ndabafite benshi nubazi baraturogera baratwanga yewe imodoka ati nabonye umuntu ankurikiye tibarangonga barabaturanye nibatureba neza umwana yarwara ubwo nyine abangaba n'abanyamasengesho bahita babafatiranya na bwa burwayi bwabo mpanuye abadayimoni 500 bari baje gutuma umwana wawe bamupepuye ubwonko mwebwe muhorana amakimbirane muramurwana n'umugabo umwana ntagashobora kwiga ngo atsinde noneho bari kuza kubwira ngo umwana bamupepuye ubwonko ngo ntago ngo atsinda mu ishuri ngo baramuroze ibyo babyita kuba paranoid personality disorder ubwo umuntu ararwaye mu by'ukuri nta muntu muzima agira esperance y'ubuzima ntago abantu bose bakongo bagukurikiye umuntu muzima agira icyizere cy'ubuzima ufite iki urinde ku buryo abantu bose birirwa bakwiruka bashaka kugirira nabi cyangwa ku buryo bakwanga ahubwo urarwaye none niba mubana we atarwaye paranoia uyirwaye arora kubwira twimuke abantu benshi dufite bavuye mu mazu yabo bakimuka bakajya gukodesha ngo hari inshishi ngo nabonye kandi mu gihe cy'izuba inshishi ubundi ziraza ahantu hose ati hari inshishi nabonye atubura niba abantu bashaka kuturoga n'ibiki ubwo n'urugero rw'imwe mu ndwara zibaho tujye no kuri icyo twita dependence personality disorder noneho ni umuntu mu buzima bwe yumva ko agomba kudependinga aba bantu usanga ntacyo atagukorera rwose abashaka ngo ubyuke wirirwa umuhamagara mubwira chérie je t'aime mbese yirirwa gutesha umutwe kugira umurasire urukundo usanga muri we yumva atishoboye ibi byose bipfira muri parenting bipfira uburyo ababyeyi babareze yumva nyine muri we atamataringa bahorana ubwo bukomeye bwo gutandukana yakiyemeza ukanamukandagiraho yakiyemeza ngira ngo ujye bumva abagore bakubitwa niyo yaba afite amafaranga ngana iki ntago ari mata impamvu abantu batadivorce ntago ari mata gusa yo kuvuga ngo n'ubukene ngo n'ubushobozi hari gihe muri baba yumva atabanye nawe nyine mutabaye mu buzima nyine adafite uwo muryango atagufite mu buzima bwe yanapfa atabaho akavuga ndi kubikorera abana ariko si ntago bari kubikorera abana barimo kubyikorera hari abanarciste tutararenga kuri abo ngabo tugira benshi by'umweko b'igitsina gore usanga bizirika ku bagabo bizirika mu rugo aramukubita amukorera n'ibindi bibi ariko tuje kumva ngo ntabwo natandukana we mbikugirira umwana hanze barabibona gute ibyo ni byiza cyangwa ni bibi cyane kuko abo bana nibo twakira barabaye abagabo barabaye abagore bari kuza mu materapi baje abo bana ndavuga abo bana bari kugirira kuri abo bantu baje kwivuza izo traumatisme bahuriye nazo mu muryango w'uwo muntu uvuga ngo ntago ngo ndi kugirira umwana ntago uri kugirira umwana kuko iyo mufitanye amakimbirane mu muryango ntago umwana banga nta nubwo yakwanga se ahubwo ari yanga iyo yanze ajya mu biyobyabwenge niyo twakiriye abantu uzi ko hari abantu benshi banywa inzoga ntago abantu benshi banywa inzoga uko bazikunda aba twita ba alcoolique abakoresha ibiyobyabwenge si uko baba bikunze nta buryohe bundi burimo abenshi no gukopinga n'amatraumatisme n'ihungabana abo nibo rero turimo kubona uri kujya kuvuga ngo okay ngo bamujyane ni heza nyine bamujyane muri rehabilitation ariko wowe uri kwihutira kujya kumujyana muri rehabilitation ariko ntabwo uri kwirehabilitatinga wowe n'umuryango wawe ngo namwe ubwanyu mumere neza ni nko kwikuraho inshingano ugasanga atangiye kutunanira tumworeze hanze mu mahanga watangiye kuva kera ugumisha umwana wawe muri relation toxique urinze noneho naho igisigaye ni gereza ni rehabilitation center kubera ibiyobyabwenge ni kumujyana mu mahanga ahantu azajya iyo ngiyo toujours ubusore kumva uwo muntu aba ari gukorera umwana niyo bakuze ntabwo babakorera barabohereza ahandi hantu ariko Ive kenshi tujya tubona abo bantu uvuze kuri uburyo byafekta abana
byo mu Kinyarwanda avuga ngo niko zubakwa. Umuntu nyine uyu munsi yatandukanye n'undi avuga ariko imiryango y'uyu munsi ntabwo igikomeye. Umugore ntakimenya kwihangana, umugabo ntakimenya, simbizi kenshi bakunda kuvuga abagore, umugore ntakimenya kwihangana. Ubwo urumva mugani atari defo ko abantu atakimenya kwihangana ngo bapfire imiryango yabo. Oya, kwihangana tugomba kubidefinisa. Kwihangana ubundi ni byiza, ni ikintu umuntu yagombye gukora, kuko buri ko mupfuye kose ntabwo waguruka ngo ugende. Ahubwo kwihangana ni ugutuza mu gihe ukiga icyo wakora kugira ngo ikibazo gikomere. Ntabwo kwihangana ari ukuba nyirandarwemeye. Kubera ko buriya kera wavuga ngo abantu barihanganaga, ariko turanabazi n'abagiye batandukana kera, ariko wasangaga kera abashakanye atari bo kibazo. Buriya ikibazo cyabaga umuryango, ugasanga umuntu yarashatse ariko ashakira base wabo w'umugabo, bakuru be barumuna be, ugasanga nibo banamumenasa, ariko umugore n'umugabo waza saci wasangaga kenshi nta n'ikibazo bafitanye. Nkurikije uko nagiye mbibona mu buhamya bw'abantu benshi. Naho ubu ngubu kubera ko turi kujya mu terambere, umwana arigishwa uburenganzira bw'ikiremwa muntu, n'abana bacu ngenda bafite, ujya kumukubita akavuga ati ku ishuri batwigishije ko violence physique ari ikintu kibi. Ntabwo rero ashobora kwihanganira umubabaro, nta kintu ari gukora, ni ukuba nyirandarwemeye. Ahubwo njye nasaba abantu kwihangana barimo kureba icyo hari uburyo bwinshi bashobora gukemura ibibazo bitabaye kuri separation gusa. Hari uburyo bwo kwivuza, hari uburyo bwinshi butandukanye, ariko badahise bihutira gutandukana. Muri divorce ngewe nshobora kwigira umuntu inama nka option ya nyuma, nk'igisubizo cya nyuma. mutivuje ngo mugende mwicare mushaka umuntu uri netre atari imiryango, ko imiryango irabogama. Nta n'umuntu nzi imiryango igize ikemurira ikibazo kuko irabogama cyane, nta n'ubwo ifite ubushobozi bwo kumva amarangamutima y'abantu. Mutashatse umuntu ngo mwicare uri netre uhuguke ushobora kubumva ngo byange, ntago mwagombye kuba mutekereza gutandukana. Hari uburyo bwinshi abantu babikoramo. Nk'icyo gihe abana bibafekita gute rero? Abo wakira benshi baba bafite ibihe bibazo? Ibibazo ni byinshi cyane. Sibisi nakubwiye se ko biyanga. Umwana ariyanga. Umwana wiyanze rero iyo akiri muto yakikudependinga. Niki gituma se ubwo yiyanga? Nkuko nabikubwiye, ntago abana baba bakiri batoya. Abana iyo muri mu makimbirane ntago basobanukirwa biri kuba. Psychologically bahita batekereza ko ari bo nyirabayazana bibazo mufitanye. Umwana niyo ukavuga ukabwira nk'umugore wawe ngo uri indaya, umwana ari kumva ahita avuga burani igihe watumye mama b'indaya, agahita yiyanga. Ikindi nyine badatekereza, urumva umwana aba afite 1/2 cya chromosome zawe n'iz'umugore cyangwa n'iz'umugabo. Iyo rero murimo murababwira nk'ibibazo byanyu cyangwa mubibereka, ntago bo muba muri kwafekite ibice byanyu biri muri bo. Nibo bahindukira bakiyanga, ari nabwo bashaka kujya mu biyobyabwenge. Nabo ntago bashaka gupfa kubaka ngo zizakomere. Biragoye kubera ko umuntu twebwe iyo turabana ibintu twakiriye turabibika muri database. Tuba tumeze nk'umuntu ufite isakoshi irimo ibintu nk'amabuye. Niba ngewe nkwatatse ufite isakoshi irimo amabuye, ikintu cya mbere wakora ni ikintu gufata ibuye ukari intera. Niba rero yarakuriye mu muryango abona mutukana, abona mushwambagura, abona murwana, nawe nashinga urugo, umugore cyangwa umugabo akamubwira ati ariko bimeze gutya, ikintu azakora bwa mbere mu kwidefanda no gukuramo ibuye akari gukubita. Niyo mpamvu usanga ibibazo byinshi abantu bafite mu ngo ntago ari byo basanze. Ikibazo si urugo, ikibazo nibyo binjiranyemo. Abenshi izo ngo zitagenda neza nibyo baba barajyanyemo bitameze neza muri bo, bakabeshera ingo, naho ubundi urugo nta kibazo rwari ruteye. Twe tugeze ku ba narcissiste, niba bavuze neza. Wari ndi kubabwira imwe mu personality disorders. Harimo narcissisme. Narcissisme ni kumva ugomba kuba hejuru y'abandi. Ubundi narcissisme nayo ni trauma response, reka mbivuge gutyo. Ni response y'ihungabana, ni imyitwarire yavuye ku hungabana, uretse ko ishobora no kuza bitewe habaho ubwoko bubiri bwa narcissisme. Hari narcissisme ibamo umuntu akumva
bagira ubwoba bwinshi cyane, babana n'ubwoba n'abanyabwoba. N'ubu ufite umuntu w'umunarcisite ujya umenya ko ari umunyabwoba, ariko ubwoba bushingiye ku gutabwa, kuba watabwa, kuba waba abandone, kuba watabwa n'umuntu. Rero aba akeneye umuntu abana nawe ariko akamufungira mu kaguni runaka, kurya azajya amumonitaringa, akamufata nk'agapeti ke, akajya amumonitaringa kugira wa muntu atazamuta. Kuko nicyo kintu gishobora kumubabaza gikomeye, gutabwa. Noneho rero cyangwa se iyo atari kukufungirana ahantu runaka, ni ukugushira hasi. Niho umuntu ashobora kuza akagutwubita, akajya kugurira igicucu. Umuntu ashobora kubwira ngo uri igicucu, kugeza igihe nawe ugeze ugakonfirma ukavuga ati ushobora kuba ndi igicucu koko. Iyo rero wabaye igicucu, aba akumonitaringa intambwe zawe n'ibiki. Iyo yagufungiye akakubuza independance totale, akagushira hariya mu kaguni ke, icyo gihe naho aba akumonitaringa. Rero nuko we yiyumva ko ari hejuru yawe iyo wowe uri hasi, cyangwa ifungiranye ahantu runaka. Rero usanga mbese narcissisme ni ndende, ntabwo twayivugaho cyane, ariko hari na narcissisme iva kuri statut social. Ugasanga nta kibazo wari ufite, nta traumatisme de l'enfance wagize, ariko bitewe na position ufite muri societe, n'umwanya ufite, bigatuma udevelopa narcissisme. Uri mu pasteur ukomeye, uri umunyamakuru ukomeye, uri mu counselor ukomeye, kubera ko abantu bagushashe cyane, bose bakuramye, ukavuga uko nshobora kuba ndenze, uri icyamamare gikomeye, wamamagara kuri telefone uti muraho, uti ndavugana nande, bavuga ati kansela rya ni biki, ntabwo tubakeneye abakansela, akagushira hasi cyane cyane. Nakubwira ati wenda nta mwanya dufite muri iyi minsi n'ibiki, kuko ndi umuyobozi ukomeye, abaturage bangana njyewe, ajye hariya hasi. Iyo nayo ni narcissisme, n'ubwoko bwa narcissisme. Rero niba mwaranashakanye, urumva nyine noneho wowe n'ibindi bindi. Kandi ikibi cya narcissisme, abantu bose baba bazi ko uri umuntu mwiza, azi kugera imbere y'abantu akaba yavuga muraho, akigira mwiza, ariko nko mu rugo yigira mwiza se kuba ameze bate. Navuga narcissisme nka narcissisme iri iva mu bwana, iva kuri traumatisme, kukuhungabana. Usanga yarahisemo umuntu umwe, kandi areba wa muntu utagira kirengera wo kujya koreraho ibyo byose, cyane cyane nk'uwo bashakanye. Iyo bidashoboka kuba bashakanye, benshi bajya kubana, kuko aba narcissiste bafite abana nka trophies, nk'ibikombe. Utatsinze, utabaye wa mbere mu ishuri, ntago agukunda, ahubwo yanakwica, kugira ngo agende abwira abantu bose, umwana wanjye murabizi ahantu yiga, abo wa mbere umeze, ntago bagukunda, agufata nk'umudari w'ishimwe. Ariko nka narcissisme yavuye muri societe, iri sociale, bo yigira mwiza kuba murenze, bari munsi ye akaba mubi cyane. Narcissisme yavuye muri traumatisme, yigira mwiza kuri societe yose muri rusange, ariko babana mu nzu nta n'ahantu yavuga ngo mfite umugore cyangwa umugabo mubi ngo babyemere. Baba banavuga bati niba munagiranye ibibazo, niwe waba wabiteye. Aba yagowe uwo muntu cyane. Wenda iyo myitwarire, tuyita imyitwarire, turabyita ni izo navuga ko ari indwara za kamere, zituma umuntu ubona ari muzima, ariko mu by'ukuri ntabwo aba ameze neza muri kamere. En general, muri rusange, izo ngizo zihungabanya gute umuryango, mukora ikiro kugira ngo zibashe kuba, ubagannye abashe kuba yabikira? Urumva byoroshye kubana n'umuntu ugufungirana, cyangwa wirirwa gushira hasi amarangamutima, n'uvuga amakimbirane yavutse, byanga bikunze. Urumva byoroshye kuba wabana n'umuntu ufite dependance affective, ufite dependent personality disorder, wa muntu uhora ukubwira ariko se yirirwa yiriza kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, yipfushije buri munsi, akubuza kujya kwisangira n'inshuti zawe. Ntago byoroshye. Iyo mico ntabwo abantu bayisanga ku bagore cyane, cyangwa n'abagabo abayidevelopa. Dependance affective, kankubwire ibimenyetso by'umugabo ufite dependance affective. Umugabo ufite dependance affective, guca inyuma uwo bashakanye. Abantu benshi baca inyuma, ntago baba bakunda igitsina, ntago ari igitsina kiba kibajyanye. Abenshi ni dependance affective. Yagenda umugore, hari n'umugabo nakiriye, ndamubwira ariko gute nyine, we yari yaje kwivuza guca inyuma, aravuga ati enough is enough, kunanirirwa njya hirya no hino, nkeneye gukonsantra ku rugo rwanjye, kandi we umukansela. Ndamubwira se baguha iki?
ati nk'uwa mbere yaminiraga inoze ikora akankorera akamasaje si utu affection se utwo n'utu affection akansukira mu kirahuri akambwira neza kuri telefone kandi umugore iyo ntashe wahita ambwira ati rwose minervare cyangwa ari n'igihe akanakubwira n'ibibazo ugasanga muba mumenyeranye bwabona ubwo muba mumenyeranye bwabona ubwo affection bwo guteretana buba bwarashize ntago biba bigipfa gukunda mu buryo bworoshye ugasanga rero umuntu akunda urukundo rw'agahararo ko nirwo rubamo na wa mundi wudi yagiye kureba hanze iyo baruhaze rwa rukundo batakibwirana twa tugambo twiza batagikorana twa dukorwa twatona hato ahita bimfata aguhaza akajya kureba undi akajya kureba undi ugasanga umuntu yazengurutse mu bakobwa bose ba Kigali ariko cyari gushakaho ari gushaka ku kantu ka dependance agira uzi ikintu kiba cyarabiteye none umuntu wenda tuvuge uri umwana mama wa isasama indi wenda ufite amezi 5 mama wa isasama indinda ugifite amezi 5 kandi afite nabandi bana nka 6 nabandi 20 baje kuba mu rugo mu muryango urumva mu mashaka kubonera affection kandi twebwe turekiremwa muntu kiremewe guhabwa affection uyu muntu aragira carence lack of affection arigiramo icyuho cyo kwitabwaho akigenda nakinjirane mu muryango akinjirane mu muryango byumve si ikibazo ahuriye nacyo mu muryango bakajya babesha abagore ngo nuko babimye ngo nuko ngo bababwira ibibazo oya ahubwo none yatangira guhura n'umukobwa hari yauzi kumubwira ati bebe akakwita bebe wibuke wabuze mama wari kukubwira ngo bebe ubu ngubu umukobwa arimo kubikubwira kagafection akabonye ndaguherezaga nk'ibimenyetso none se wabaciye umugore inyuma gutyo mukaba mucyumvikana mu muryango ni urugero ni ingero naguhereza n'abagabo bagira dependance n'abagira iyo dependent personality disorder ubwo urumva zijya mu buryo butandukanye nuko mba natanze ingero nkeya agiye kuvuga bwakwira bugacye tuvuge no kuri obsessive compulsive disorder kuri yo nono ntago ari indwara ifata muri kamere ni indwara mbere yabarirwaga mu ndwara y'ubwoba ariko ubu basa nk'abayikuyemo abashakashatsi OCD ni guhorana ibitekerezo byirepeta ku kintu runaka bihora umuntu agahora yirepeta agahora atekereza ibintu runaka cyane harimo iyo obsession noneho agakora n'ibikorwa runaka byirepeta noneho ugasanga nko mu rugo wenda nk'abantu bafite OCD ni wa muntu ushobora kuza akavuga ariko kuki nta bintu biba mu rugo agatangira gutongana kuki nivuga ngo niba yasize hari abakunda organisation ibintu bibiri organize niba yasaga gacupa kare bangaha imbere ntago agasanga kahindutse mwese arabahindamo ubude nabashwanira mwese mu rugo urumva muragirana ibibazo by'amakimbirane ugasanga wenda mwagombye gukora nk'imibonano mpuzabitsina neza ariko wajya kumusoma akagira ngo ko bagira n'uburwayi bw'inenesi ihambaye reka mbivuge gutyo ugasanga urajya kumusoma akabona iseseme yamwishe none se urumva uwo muntu mutazagirana ibibazo nujya kumukora akubwira ibyo bitsesa wajya nko kumukora nko ku gitsina akubwira ati nkora ku mavi akumva nyine uri bumwanduze ari nk'uburwayi ugiye kumutera kandi ubwo uri kumva biri kubicira umuryango reka bivuge gutyo nk'ibyo se byaje gute ni indwara z'ubwoba ni indwara z'ubwoba bazikuye mu ndwara z'ubwoba nabyo byose biva muri enfance reka tuzafata ikindi kiganiro turi kuvugana no kuri parenting ku bana urumva iyo OCD abwa ku gace mvuze nako twita OCPD ubwo abantu bashobora gukora na research bakareba OCPD ako kantu ko kumva ibintu byose byanduye ugasanga umuntu ari obsessed kw'icyo kintu cy'isuku runaka aratongana nta mukozi atunga kabiri arakogesha iki arajya koga kamara amasaha 5 muri douche nenda niburi nk'umugabo mukoze ibintu murangirije agahita ajya koga akanga ibi bintu n'ibiki umugabo akavuga ntago nakiriwe ntago nakiriye umuntu kucyanena mahaye akagero gato ka OCD ni nini cyane ubwo ndakumwumva umuntu agiye gusura abantu baramwakira ariko arabanza nubwo niyo yaje nko kubasura ashaka kuva atariye yashaka kuba afata ibintu byose bayavira n'ibiki n'ibiki byose ariko noneho nago twareka no kuvuga nko kuri ikindi kibazo bayita
ni indwara yo ifata umuntu agahorana low mood, ntabwo ba interacting kuvuga ni igisabano no kuba igisabano agahorana mood iri hasi ariko itari depression, ibyishimo biri hasi, itari depression ariko akaba ari bayita schizoid. Ndumva ari schizoid, niba ari schizotype, ni imwe muri zo n'indwara ebyiri zijya kwitiranwa. Ugasanga umuntu imibonano mpuzabitsina nta kwegera, ntibajya bashukwa, yaba ari umugore cyangwa umugabo ahora ajunjamye, nyine ugasanga ni umuntu ubaho muri kweye, nta kintu na kimwe, ubaho nk'uwibana mu rugo we wenyine. Abafite timidite se? Ntabwo ari timidite gusa, biba birenze urugero. Imwe muri izo zombi nakubwiye ni ukubaho ukabiriza ibintu. Hari abantu ni schizoid. Schizoid ni ugukabiriza, schizotype yo ni ukubagira iyo low mood, ugasanga umuntu arakonje, ntataha amakwe, ntiyakira abashitsi, ugasanga iyo utamusobanukiwe ko afite ikibazo, mu gitanda ubaho mu rugo umeze nkaho uri wenyine, uba uri wenyine kabisa, ubaho irungu rirakwica kandi warashakanye n'umuntu. None se uwo muntu aba yabitewe n'iki ku cyaba ameze gutyo bituma n'umubiri ujya hasi, amarangamutima atazamuka, ibintu byose bikajya hasi, ibyinshi n'amatrauma response. Niba se nk'umwana, ibi byose ni mu bwana, ko numva kurera bigoye, kurera biragoye cyane. Niyo mpamvu buriya mu maklase ngira yitabirwa n'abantu benshi, parenting irimo. Barabyumva cyane abanyarwanda ibintu bya parenting. Ari abagifite umutwe ufunze bavuga ngo natwe niko twarezwe, ariko abenshi baritabira, ugasanga arashaka kugira ibyo ahindura muri we kugira ngo atazafekitinga abana. Mary, umuntu ashaka kwibaza ngo ese umuntu ufite ubwo burwayi mbyite si uburwayi, reka tubyite gutyo, umuntu ufite ubwo burwayi cyangwa imyitwarire mibi idasanzwe, ni uburwayi bw'imyitwarire. Umuntu ufite ubwo burwayi aca inyuma umugore we cyane, aca inyuma umugabo we cyane, afite mood iri hasi, ahora ibyishimo bye biri hasi cyangwa amarangamutima ye ari hasi, n'ibindi twagiye tuvuga. Uwo muntu araza mukamufasha bigahinduka akajya ku murongo. Niyo mpamvu umuntu aba yarize tukiga psychology, ukiga kugana n'abantu, counseling psychology, ubu ndi gukora masters muri marriage and family therapy, n'ibindi n'andi ma certificat menshi fita international, kugira ngo ufashe abo bantu gusa. Niba ari ikintu cyakorewe ubushakashatsi kikagaragaza ko iki kintu ari ikibazo, haba haratanzwe n'igisubizo. Niba rero hari ibibazo, buriya indwara yose iyo itari negative, igiye ko muganga ntibakubwire ngo negative, uriba ushaka kuba yabonerwa umuti, cyangwa niba idashobora gukira ikabonerwa coping strategies. Ni ukuvuga nka kwa kundi nko bakubwira ati wenda sida ntikira, ariko hari ikinini ufata cyongera ubudahangarwa ukabana n'imyaka yose y'ubuzima nk'umuntu usanzwe, ntiyakize. Nawe rero hari igihe tuvuge ko indwara ufite itakira, iyo y'imyitwarire, ariko iyo umaze kubyemera, ese nta kuntu ushobora kugira noneho coping behaviors, imyitwarire copinga na bya bibazo ufite. Niba ari ibibazo by'umujinya ukabije, noneho ugasanga ubayeho neza, abakwegereye babayeho neza, ni nko kubikontorora, reka mvuge mu ubwo buryo. Rero birakira, birakemuka. Wenda nko kubakugannye bakubwira ati genshi nyuma umugore wanjye, barahari abagabo benshi, uwo ngose mu by'ukora uraza ukamufasha akamurya ko byarashize. Ejo nko mu masayine rwose aro twahuye tusanganwe, ndamubaza ariko kudaheruka kumbwira uracyareba abakobwa bose ukumva nta nubwo baba bashaka sexually. Niba amuvugishe neza yumva yakomereza aho ngaho, ni nk'agahenda abana, reka mvuge gutyo urugero. Arambwira ati hari ibyo narabikoze, kikoze arambwira ati ikintu kigira ati iyo nitekereje ngasanga nk'umuntu w'umugabo nkanjye wiyubasha ufite sitati ikomeye, ukuntu nirirwaga mu bubare ndi kumwe n'abakobwa kandi mfite urugo, ati cyangwa kuntu nagendaga mbebera mu tugeto no mu apartment tw'abakobwa, banumva najya kwikuzaho isura bakashiraho indi, numva biteye isoni. Ubwo rwose barakira, umuntu agasigara ahangana n'ingaruka. Bifata igihe muganira, hari umuntu uvuga ngo ibiganiro ntabwo bikiza.
uko byapfuye nako bikira. None se ko nta kinini gikiza, waguha ikinini birakiza cyane cyane, bidakiza ntabwo mba narize amashuri nk'ayo nize ukangana barakira rwose. numvise ufite no mu mutwe. Urakoze. Ikindi wenda reka nsoreze kuri iki ngiki, wenda ni akantu na gato numvaga mfiteho amatsiko. Watubwiye nko ku bantu baba bafite mood iri hasi, mood mu Kinyarwanda wenda imico mood, reka tuvuge bajunjamye, reka tuvuge gutya, bantu baba bajunjamye ugasanga no mu buryo bwo mu gitanda nabwo nyine arajunjamye, ntashaka. Mu by'ukuri nk'uwo muntu aravurwa agakira. Iyo tumenye icyabiteye, ifo ko abantu bajya badutandukanya n'abakoci, abakansilazi bagombye kujya badutandukanya n'abakoci. Twebwe tureba, explore, iyo turimo turaganira bimeze nk'uri gukora investigation nk'izo muri RIB cyangwa rwose cyangwa za FBI, reka mvuge gutyo. Ndi kureba, ugomba kureba niki cyabiteye, icyabiteye iyo kivuyeho na cya kintu kivaho, niki cyabiteye. Niyo cyaba ari cyo mu bwana, twebwe abakansilazi dufite ubushobozi bwo kwinjira muri unconscious mind yawe, tukagira ibyo tumodifiyamo dukoresha ibiganiro kandi n'ubuhamya. Ndatekereza no muri comment abantu bashaka kuba baraganye, niyo ataba ari nge bakagana abakansilazi n'abapsychotherapist, bakabagana bakabafasha bakamererwa neza, baze kumara iki haruka abantu nyabona bava ngo bame like barakira bakamera neza cyane rwose. Cyokoze navuga notabene abantu barwaye mu mutwe, icyitonderwa, abantu barwaye mu mutwe bajya kwa muganga, haba bita abapsychiatrists, abapsychiatre, no ku bigo nderabuzima haba abapsychotherapist. Ntabwo abantu bose, niba ubona ufite hari ibindi by'uburwayi bwo mu mutwe bitari by'imyitwarire, bitari by'iyumviro, bitari by'amarangamutima, bagomba kujya bajya kwa muganga bakabavura. Ubwo abarwaye mu mutwe nawe tuzabamenya ikindi gihe. Iki ni ikiganiro cya introduction, ni intangiriro, ni iriburiro mu Kinyarwanda niko twabyita, y'ibiganiro tuzajya tugirana na Mary mu gihe azaba yabonye umwanya, tugahugura abanyarwanda, tugahugura bumva ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Ni benshi pe, nungutse nanjye byinshi. Rimwe na rimwe harimo amaterime narinzi andi ntabwo menshi nayumvaga, ariko avec le temps hamwe n'igihe nkeka ko tuzagenda tubyumva tukumva byinshi cyane. Ni ikiganiro kirimo amakuru benshi bakeneye. Ni ukuri wakoze kubana natwe mu kiganiro Inkuru Yanjye, kuduha ubwo bwenge bwawe benshi bakeneye. Wakoze kutabugumishije hariya muri ofisi cyangwa kwa muganga, mpita kwa muganga wakirira abantu, ukabuzana ahangaha n'abantu bagushaka by'umwihariko bakakubona, bakabona ko uhari. Merci beaucoup kuba natwe mu kiganiro Inkuru Yanjye, Mary. Murakoze namwe, wakoze kunyakira neza, wakoze kubw'ibibazo byiza wabazaga. Hanyuma n'abadukurikiye, twebwe ntabwo twakira abantu kwa muganga, n'amakabine nk'uko wanyakiriye ahangaha, n'amakabine n'ahantu hari hatuje hasanzwe. Murakoze cyane. Ubwo kuba gushaka, nkorera ku Gisimenti hejuru ya Sawa City. Hejuru ya Sawa City. Na nimero bashaka kuyamagara, bashaka kutuganira. Wakongera kuitubwira? Ni 0788437074. Murakoze cyane kuba natwe mu kiganiro, na Mary nawe yakoze kubana by'umwihariko natwe akaduha ubumenyi ndetse na byinshi. Merci.